Hello mukomere nshuti zanjye, mumeze gute? Weekend nziza nshuti zanjye, murakaza neza kuri Menya Byose TV Pauline. Uyu ni umwanya ngiye kubereka uburyo ki wahindura nimero ukoresha kuri WhatsApp. Hari ukuntu nyine usanga nimero yawe ya WhatsApp ushobora kuba warayitaye, cyangwa bakaba baranayihakinze iyo wakoreshaga kuri WhatsApp, ugasanga yabaye nk'iyiboroka ukuntu. WhatsApp yawe ugakenera kuba wagira nimero yindi nshyashya ubona waba waraguze ukeneye ko ijya WhatsApp. Ubu ngubu ibyo wowe ukora, imwe ya mbere yikomeza ariko hindura nimero ya WhatsApp. Ubu ngubu icyo nakwereka wowe ugiye kureba iyi video, ngiye kukwereka uburyo bwiza cyane wahindura nimero ya WhatsApp yawe iyo ari iriho ukayihindura ugashyiramo iyindi. Ubwo ndagusaba kugira ngo uze tugendane urebe iyi video, uyitondeshe, uyitambike kugira ngo ukubibone neza. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, ibuka gukanda subscribe aho hasi ni buto yanditseho subscribe, ibuka gukandamo subscribe. Ukora no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa, kuko wowe utungukiye kuri YouTube channel yacu uri umunyamahirwe. Shimiye wowe wakanze subscribe, uri umuntu w'umugabo. Reka tugendane, nawe utarakanda subscribe wibuke gukanda subscribe, aka video wibuke no kugasharinga. Turakupa katuze muri WhatsApp yawe, application usanzwe ukoresha, yaba business WhatsApp, yaba WhatsApp isanzwe. Urazamo wemeze muri WhatsApp, uratungukira ahantu hameze gutya. Ugitungukira ahantu hameze gutya, ngwino hano mu nguni hano hejuru hari utudomo dutatu duhagaze mu nguni y'iburyo, ibuka kandaho. Nurangiza barahita bakohereza utuntu tumeze gutya, hano handitse Neo Group. Nzagenda mbasobanurira buri kantu kose kuri WhatsApp, uko wohereza amarikodi, kusiba, kugarura ibintu wasibye kuri WhatsApp, buri tuntu twose. Ikibazo cyose wagira kuri WhatsApp yawe, niba byagenze ukuntu, niba amanimero yawe ya WhatsApp wari usanzwe kubona yagiye, nzakwereka uburyo ki wabigarura. Wowe uraza uhite ukanda hano hepfo handitse setting. Urakandaho. Urahita utungukira ahantu hameze gutya. Uri kubibona? Icyo urakora, uraza urabona WhatsApp yanjye iri kuri Manirihopole 9. Ubwo uraza hano hejuru hari agafoto ukandeho. Numara gukandaho tayari bahita bimera gutya. Bahita bakwereka izina, naho hariho izina rya WhatsApp yawe. Niba ukeneye ko nazagusobanurira uburyo ki ushyira izina kuri WhatsApp yawe, wakohereza akana kariko kose wakohereza kakagendana n'izina, nzabibasobanurira. Urabona uratungukira ahantu hameze gutya. Icyo urakora, urahita uza hano hepfo handi nimero za phone. Urabona nimero zanjye ibaruyeho, nafunguyeho ya WhatsApp, ni izi ngizi ziba WhatsApp. Nkeneye gushyiramo izindi rero. Kurikira, turaza dukandeho. Nitumara gukandaho, hano barahita badubwira ati change number. Hano ni uguhindura nimero ya WhatsApp. Ahangaha tugeze ni uburyo tugiye kunyuramo ku buryo twahindura nimero ya WhatsApp tukaba twashyiraho iyindi ya WhatsApp, abantu bakajya batubonaho. Nta kibazo. Wowe ugejeje kuri uno munota, urabona iyi video hari icyo iri kugufasha? Niba hari icyo uri kubona iri kugufasha, nyandikira muri comment. Hari akantu utari gusobanukirwa neza, subiza video inyuma ubirebe neza witonze. Hari icyo wifuza nanone ko twazakugezaho cyangwa tukagusobanurira, wabyandika muri comment, nazabigusobanuriraho. Urakanda hano yanditse next. Tayari ngaha. Rero hano dutungukiye ahantu hameze gutya.
enter your original phone number with country code. Ya mu by'ukuri hano bari kutubwira ati iyi namba irimo hano hambere hatangira ni namba twakoresheje mbere, bakaba baratwoherejeho kode y'igihugu. Kaga kode urakibuka tugifungura tugifungura WhatsApp, urabyibuka kaga kode bakohereje kajya ni agakode k'igihugu cyawe kaje kw'iyi nimero irimo hano hejuru. Bo rero bari kutubwira hano hepfo ha kabiri, shyiramo phone shyashya ugiye guhindura, gishyiremo. Ya urazamo hano hepfo wemezeho, nurangiza wandikemo iyo ushaka guhindura wishyiremo, nurangiza uhita ukanda ahantu handitse next. Ya urabona hano baratubwiye ati urabona hano za nimero zacu zibashije kuba zajyamo. Kutubwira about change your number from. Ya hano baratubwiye ati nimero yacu dushyizemo igiye kuva WhatsApp, igiye kuva kuri iyi nimero ya 07835779 tuyimurire kuri iyi ngiyi ya 0781 niho tujya kuyimurira. Niba ari byo uri kubona bimeze neza, uraza ufungure kano kantu kanditse notify content, uraza ugafungure. Nurangiza urahita ukora hano hepfo handitse done. Tayari ukimara gukoraho done biraba bikunze, ariko bibaye byiza hano wahita ukanda hano hambere kugira ngo abantu bose bakoresha WhatsApp bose bajye bahita bazaho, ara content bahite bimukiraho nyine kwiyawe batagize. Ahangaho hano ha kabiri ni uburyo ki content nyine abantu ba WhatsApp wari ufiteho urakoresha abo usanganywe kw'iyi nimero cyashyo ushyizemo. Nurangiza uhita ukora hano hepfo handitse done, numara kuhakora tayari biraba bibaye. Ya ndagushimiye wowe twarebanye video, byose nshaka kuyihindura gusa nyine urahita ukomeza uburyo barahita baguhura, urahita ubusobanukirwa, ukandeho uhitemo wemeze, tayari biraba bibaye. Hari ikibazo waba ufite kinyandikire muri comment, kanda subscribe uzabone iyindi video igiye gukurikiraho, wibuke no gukanda ku nzogera. Ndabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza. Ya ndabakunda, turi kumwe naho ubutaha. Ya ndabashimiye mwebwe twabanye kugeza kuri uno munota. Ese waba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito ukabona provisoire? Nyarukira kuri YouTube channel yawe, nyarukira kuri YouTube, uze hano muri YouTube ahantu bandikira hejuru ha searching, maze wandikemo gutya. Nica niragufasha gushakisha amategeko y'umuhanda maze wige neza mu gihe gito ubone provisoire. Andikamo Menya TV, Menya TV, amategeko y'umuhanda. Amategeko. Nurangiza ukande hano handitse search, tegerezaho akanya gatoya. Ubu nibwo buryo bwiza cyane bwo gukorera provisoire wanyuramo ukagira. Dore ngiyi urahita utungukira kuri YouTube channel yacu. Utungukira hano wemezeho, urabona ni Menya TV, amategeko y'umuhanda. Urahita wemezaho, nurangiza ukurikirana ibihangano byose kuva ku gihangano cya mbere kugeza ku cyanyuma, kugira ngo ubashe gusobanukirwa vuba amategeko y'umuhanda, ukajya gukorera provisoire mu gihe gitoya. Kora ubu buryo birakorohera cyane, bigufasha. Hari umuntu waba uzi
waba ushaka kwiga vuba wamusharinga iyi video cyangwa ukamurangira iyi channel ni nziza cyane. Ndabizi nuravaho udakoze subscribe, ujye ukora kunzogera umunsi ku wundi, ujye ubona ibihangano byawo. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.